umukobwa w'isugi afite agaciro gakomeye cyane kurusha umukobwa cyangwa umugore uzana amafaranga mu rugo. Buriya purity cyangwa se tubyite ubwere bw'umuntu w'igitsina gore ntabwo busimbuzwa mu gihe amafaranga umuntu yinjizayo ari ikintu kiri common, ni ikintu gisanzwe. Abakobwa n'abagore bagezweho b'iyi minsi bari moderine bakunda gutekereza ko ngo gukorera amafaranga cyangwa kuba afite akazi yinjiza amafaranga menshi cyane ngo ni ibintu bibahesha agaciro. Batekereza ko gukorera amafaranga byongera agaciro kabo muri relationship cyangwa se mu bintu by'urukundo rwabo n'isoko ry'ibijyanye n'urukundo, ariko ibyo ngibyo ntabwo ariko bimeze, baba bibeshya cyane. Buriya abagabo n'abasore ntabwo bajya bashyingiranwa n'abagore cyangwa abakobwa nyine kubera amafaranga, bashyingirwa nabo kubera ibintu bitandukanye bitarimo n'agaciro kajyanye n'amafaranga. Ubwizerwa, ubwere, icyo bita purity nyine, kuba umukobwa ari isugi, ari umwere, atarigeze akora imibonano mpuzabitsina, femininite ye cyangwa se ubwo ni ubutsina gore bwe bw'uwo muntu agiye gushyingiranwa nawe, kukuba ari wa muntu ugomba gupeyaringa nyine n'umuntu w'igitsina gabo bakihuza bigakunda, ndetse afite n'indangagaciro zo kuba yarera abana neza. Amafaranga yo muri ibyo bintu ntabwo abasore n'abagabo baba babyitayeho. Buriya umukobwa w'isugi uri pure, udafite akazi, afite agaciro gakomeye cyane, kanini kurusha n'umugore utari isugi ufite akazi kenshi nashake abe yinjiza n'amafaranga menshi ku bagabo. Uzi impamvu y'ibyo ngibyo? Buriya ubusugi ni ikimenyetso kigaragaza disipurine ndetse kikagaragaza ukwiyubaha, kikanagaragaza ko uwo muntu uba afite ubushobozi bwo gukontorora no gucunga igihe ashobora gushakira imibonano mpuzabitsina cyangwa se irari rye rikamuganza akaba yagira ibikorwa akora. Uwo muntu akaba afite n'ubushobozi bwo kugirana umubano n'umuntu w'igitsina gabo bimuvuye ku mutima bya nyabyo, biri genuine. Umukobwa wahuye n'abagabo benshi cyane bagiye batandukanye cyangwa se abasore baryamana ntabwo ashobora kugira bene uwo mubano cyangwa se pair bonding nyine iri genuine, kubera ko buri mugabo uwo ari we wese bahuye cyangwa se umusore uwo ari we wese bahuye abamugereranya n'undi bahuye, akavuga ati uriya n'uriya bimeze uku nguku cyangwa se uko byari bimeze ni uku nguku, akagenda bigereranya. Bene uwo nguwo ntabwo ashobora kwihereza wese umugabo umwe cyangwa se umusore umwe, kubera ko muri we buri gice cye gifite umugabo wakiyeguriye, cyangwa se hari umusore cyangwa umugabo bahuye nyine wamwiyeguriyeho akantu ku kandi ku buryo uwe wuzuye bya nyabyo adashobora kwitanga ngo yihereze umuntu w'umusore umwe cyangwa se umugabo umwe. Ariko umukobwa w'isugi cyangwa se umugore washatse ari isugi, we arakwiha wese cyangwa se akitanga wese. Kubera iki? Kubera ko nta muntu akugereranya nawe nk'umusore cyangwa umugabo mugiye kubana. We arirekura wese, mbese mu mutwe ntabwo aba yaracanganye icyo wavuga ngo uyu nguyu. Nk'umusore uba uri reference ye yenyine, ndetse kandi akaba ari wowe experience yonyine afite cyangwa se agiye kugira wenyine. Uwo mubano rero uba ugiye kugirana nawe uba uri permanent. Ni nayo mpamvu uba ukunda gusanga abantu b'igitsina gore kenshi bavugwaho ko umuntu baryamanye bwa mbere bimugora cyane kumuva mu mutwe, kubera ko aba ari we aba yarahaye ikintu kinini cyane, cyangwa se ari we wamutwaye ikintu kinini cyane, ibindi bikagenda ari ibisigazwa igihe ahuye n'abandi. Abakobwa n'abagore bagezweho muri iki gihe rero, uku kuri nkubwiye baragukwena, bakanga kukwemera, bakanga kugushyira mu mitima yabo n'ubwonko bwabo, kubera ko bibicira ubwibone bwabo cyangwa se ego yabo, bumva nyine batarimo kubyakira neza. Abakobwa b'iki gihe bano bari moderine bumva ko ngo kuryama hirya no hino cyangwa se bagenda bahura n'abasore bagiye batandukanye ngo ari byo bibahereza imbaraga, bikabahereza agaciro, ndetse kandi bakanagenda bavuga ngo ibyo bintu by'ubusugi ngo wapi, ngo nta gaciro bifite, bakabyita n'ibinyoma. Ni naho uzumva haraturutse ya mvugo bakunda kuvuga ngo umukobwa bamubaje ngo ese uri isugi, agahita avuga ngo iwacu ntabwo turoga. Wowe se ubitekerejeho urumva iryo ngiryo ari ishema nyine? Rero abagabo n'abasore be-experience bino bintu uko ari bibiri byombi barabizi. Babizi neza ko umukobwa cyangwa se umugore muhuye ari isugi, we agukunda byuzuye, akakwihereza byuzuye, akakwirekurira byuzuye, nta distraction zigiye zijya zo ku ruhande.
mu gihe abiyita ko ari abakobwa n'abagore bagezweho b'iki gihe bo ibyo ngibyo badashobora gukompeta nabyo, ntabwo bashobora kuba nyine bahangana n'umukobwa w'isugi mu bijyanye n'agaciro kabo ku bantu b'abagabo n'abasore. Amafaranga ni ikintu gisimbuzwa, ndetse n'abagabo nabo ubwabo nabo bakorera amafaranga. Mu gihe ubusugi cyangwa se kuba umukobwa ari pure ni ibintu bidasimbuzwa na gatoya, ndetse umukobwa uri pure iyo yitanze cyangwa se ubusugi akabutanga ntabwo buba buzongera kugaruka. Bityo rero nk'umusore cyangwa se ukaba uri n'umukobwa, ugomba kumva neza ikintu ikirema agaciro k'umuntu w'igitsina gore ku muntu w'igitsina gabo, mu gihe uteganya cyangwa se wiyumvamo ko wowe ushaka kuzagira umubano ukomeye cyane n'umuntu w'igitsina gabo, cyangwa se mu kubaka ibintu bikomeye cyane. Ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.